Impyisi yashakaga umugabo mwiza. Umunsi umwe arakugendera ibwira izindi nyamaswa byabanaga iti ndashaka nanjye gusabwa kandi ngasabwa n'umusore mwiza. Izisaba no kuyishakira umusore uzayisaba. Bukeye Bakame irakuzira ibwira ya mpyisi iti nakuboneye umusore mwiza cyane, iti ndetse ni umwami ategeka ibihugu byinshi cyane. Impyisi iti kagira inkuru, ite se wazamungezaho ute? Bakame iti ngwino wowe uzankurikire gusa nzakugeza kuri uwo mwami ushakaho umugabo. Nuko impyisi na Bakame bifata impamba bishyira nzira bigera kwa wa mwami washakaga gusaba impyisi. Ubwo ariko Bakame yari yashatse guhenda ubwenge impyisi, ikaba yayibwiye mu nzira iti nitugerayo kuko uri umugeni uzicishe bugufi ugira isoni, mbese uzakore nk'abageni kugira ngo wa mwami nakubenguka azabone ko uri umukobwa mwiza. Iti kandi ubwo ugiye kurongorwa uri umugeni naho njyewe ndi umushyitsi. Impyisi irabyemera. Bigezeyo barabyakira babyinjiza mu nzu barabyicaza, wa mwami yatambuka Bakame ikoshya impyisi ngo yubike amaso. Biratinda noneho umwami aravuga ati nimushyire bari abashyitsi amafunguro. Abo mu rugo bayazana bavuga bati ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame yarya yonyine kuko ayo mafunguro yari yagenewe abashyitsi. Ibwira impyisi iti ubwo wowe uri umugeni ni uvuga ko bakugeneye ayawe cyangwa aho uraza gusangira n'umugabo wawe njyewe maze kwigendera. Bakame irarya ndetse irabisigaza. Bishyira kera bazana amazi bati ngaya amazi y'abashyitsi nimukarabe maze muryame. Bakame yoga yonyine kuko amazi bari bazanye yari yagenewe abashyitsi. Irangije iraryama, iryama aho bayageneye yo n'impyisi. Ubwo impyisi iraho itegereje ko nayo bayibuka, ariko inzara yimereye nabi igasuma gukora ku buryo Bakame yasigaje, ariko ikifata. Bakame igiye gusinzira ishaka inyenyeri izishyira ku maso, ku buryo impyisi yajyaga gukora ku buryo bya Bakame ikibwira ko Bakame yireba. N'ahanini uko kwihangana impyisi yagize yaguterwaga n'amagambo Bakame yayibwiye, igomba kwifata nk'umugeni ikagira ikinyabupfura. Buracya Bakame n'impyisi barabisezerera babiha andi mafunguro bavuga bati ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame irongera irarya yima impyisi. Impyisi uko yakabaye n'inzara n'ibitotsi iragumya irihangana. Noneho bati reka dusezerere abatugendereye. Bakame n'impyisi bijya imbere, abari babiherekeje babiha inka yo kubishimira. Aho basubiriye ibwami impyisi ibwira Bakame iti icyakora biriya bintu wankoreye sibyo. Bakame iritanguranwa iti nanjye nahoze ngira ngo umwami azakwemera, none ngo wabagiriye ikinyabupfura gike nicyo cyatumye atagukunda. Impyisi iti iyo nza kubimenya. Iti mbese ntiwansubizayo? Bakame itashwida iti cyakora iyi nka tuzayifatanya. Impyisi iti ntibishoboka ndakwica maze iriya nka nyitware kubera ko wamenze ubwenge. Bakame iti ngaho reka duhamagare nibatutubwira ko iyi nka ari iyacu twembi ndayiguharira uzayirye wenyine. Nuko Bakame ihagarara ku musozi igahamagara Nyiramubande igasubiza. Bakame iti niwumva ko bitabye? Ikongera iti ese iyi nka si iyacu twese? Nyiramubande igahorera. Bakame iti niwumva se ko bikirije? Impyisi ibira icyo yongeraho. Bakame ariko ikaba idashaka gusangira iyo nka n'impyisi, niko kwibwira iti wowe uzajya uragira inka inshuro imwe nanjye nyiragira irindi. Bigeze aho yisubiraho iti ariko ibyiza nuko ari njye wayiragira wowe ukajya uhiga kuko ufite imbaraga, ugahiga uhuro tuzarisha iyi nka. Impyisi irabyemera. Bakame irakugendera no kwa nyina yibaza uko izabigenza kugira ngo izarye ya nka yonyine. Nyina irayibwira iti uzakure uburo mu kigega ujye ubunzanira usigamo imishishi gusa, hanyuma wice ya nka inyama uzizane hano, igihanga cyayo ugishinga mu gishanga, uhamagare impyisi yibwire ko ya nka yarigise. Niyikurura umutwe uzaze wonyine igira nk'imbaraga zayo zitumye yica umutwe. Bakame iragenda ibigenza uko nyina yayibwiye, isahura ikigega igisigamo imishishi y'uburo, ubwo ari nako irunda uburo mu rutare nyina yabagamo. Bukeye ijya kuragira ibagira ya nka mu gishanga, inyama izijyana kwa nyina, umutwe iwushinga mu isayo, ihamagara impyisi iti dore narindagiye hariya hirya none inka yacu yasaye, wowe ubwo ufite imbaraga genda uyisayure. Itari ko wayisayura wagira uramenye ntukurure cyane utayica umutwe. Impyisi iti ndakurura buhoro. Nibwo ikuruye igihanga kiza cyonyine. Bakame iti amaye nka data, sinavuga ko nukurura cyane amahembe acika inka igaheramo. Bakame iti ahubwo nyihera ayo mahembe nyitwarire njyewe umunyambaraga nke, naho wowe ufite imbaraga nyinshi usigara ucukura
igice kinini cy'inka yasigaye ukijyanire. Impyisi iti nta kibazo. Nuko ijyaho iracukura, ihaca icyobo kinini cyane ngo ikurikirane cya gihimba cy'inka yasaye, cyahe cyo kajya. Imaze kwiyuha akuya, ibona cya cyobo yacukuye kirayitengukiye kirayica. Aho bakamiziye isanga igitengu cyayihitanye, irishima iti ngiye kurya ya nka n'uburo bwanjye uko nishakiye. Kandi nyamara ubwo buro bwari bwahizwe n'impyisi na ya nka yari iyabo bombi. Nuko bakame ikiri ityo ikijijwe n'ubwenge bwayo. Sinjye wahera hahera umugani. Ndakwinze kora subscribe, ulayikinge.